kugeragezwa ntabwo ari icyaha. Buriya hari igihe abantu baba mu bigeragezo bagatekereza ko Imana itabumva, rimwe bakihana, ubundi bakihana n'ibyaha batazi batanibuka. Byibuze Yeremiya 3:3 umurongo waho wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara maze nkwereke ibikomeye biruhije wewe utabasha kugira ute. Tunashimwe cyane. Reka tunyarukire mu gitabo cya Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice cya mbere turasoma umurongo waho wa 6. Haleluya. Muririmbye niwe aririmbye ngo kugukorera turacyabikunze, atahubwo mwamugire gute yemwe. Dufite imishinga myinshi ariko ntabwo ishobora kuraninga hatarimo imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Dufite ibibazo byinshi ariko ntabwo bibasha kurangira tutari mu mwuka. Haleluya. Dufite ibigeragezo byinshi cyane ariko ntabwo twabasha kubitsinda tutari mu mwuka. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo jya mu mwuka. Hoya mubwire nta soni nta n'ubwoba ufite, ubwire mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda. Impamvu Yesu agukunda niyo mpamvu ufite nako gasura kameze gutyo. Iyo aba atagukunda uba uri mu bitaro nk'abandi. Iyo aba atagukunda aba yakujyanye mu shuri ngo ajye kukwigishirizayo, ariko kubera ko agukunda yakuzanye ngo umuramye, arakuzana ngo umushime. Dukomere Imana yacu amashyi. Abageze muri Samweli wa mbere ni bande? Reka dusome Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice kimwe. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 6, turagenda dusimbuka kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Umwe turebere Samweli 1 ibice ku murongo waho wa 6 arasoma uwa 10 ageze 12. Undi turebere Zaburi 105 ku murongo waho wa 19. Undi turebere muri Rusi 1 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 3. Ngiye mugiye kubana kuri uyu mwanya. Nitwa Ezekiel Mfitumukiza. Ndabakunda cyane kubera ibihe byiza nagiriye aha mu Kinigi mu karere ka Musanze. Iyo mpari numva nkuwe neza na Kristo. Niyo mpamvu mbakunda uburyo mudusengera kugira ngo ubutumwa bwiza bubashyikire, ndetse n'abadukurikiye mwese ndabakunda cyane. Turabasuhuje abari bugufi n'abari kure. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabona abasomyi bacu basana n'abatinzeho gato. Reka mbafashe Zaburi 105 umurongo wa 19 niho duhera. Ijambo riravuga ngo kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana iduhana umugisha. Reka dusimbuke no muri Samweli wa mbere igice kimwe umurongo wa 6 n'uwa 10 kugeza 12. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe.
nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Dusozereza ahangaha 26 muri iki gice cya mbere. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe kwa bundi nsaba Uwiteka uyu munsi. Uyu mwana niwe nsabye, kandi Uwiteka yampaye icyo nasabye. Nicyo gituma mutura Uwiteka. Azaba uwatuye Uwiteka iminsi yose, kuko kubaho kwe nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Imana iduhana umugisha. Nge mugiye kubana muri uyu mwanya w'iri jambo. Nabibwiye ariko na benshi baranzi, uretse kwivuga bidateye isoni. Dusoreza ahangaha muri Rusi 1 igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 3. Iri jambo narihaye insanganyamatsiko igira iti, kugeragezwa ntabwo ari icyaha. Icyaha ni ukuneshwa n'ibigeragezo. Haleluya. Dusoma aha muri Rusi igice cya mbere murongo waho wa mbere tugeze 3. Mu minsi y'abacamanza inzara yarateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Maholoni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurati b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Iri jambo maze kurisoma narihaye insanganyamatsiko igira iti, kugeragezwa si icyaha, si ikosa. Ahubwo ikosa cyangwa icyaha ni ukuneshwa n'ibigeragezo. Imana itugirire neza cyane. Amateka ya Hana mwese murayazi. Umusonga wo kutabyara ntukakubeho nshuti yanjye. We uri kunyumva akakebo ntukakakugereremo. Nawe uri kuri iyi ntebe, Imana ikuzanire igisubizo mu ruhande rwawe. Haleluya. Buriya hari igihe abantu baba mu bigeragezo bagatekereza ko Imana itabumva. Rimwe bakihana, ubundi bakihana n'ibyaha batazi batanibuka, byibuze bagira ngo Imana ibagirire imbabazi. Ariko ntabwo Imana izakubabarira ibyo utakoze kugira ngo Imana iguhereze umugisha. Ahubwo menya guhagarara mu kigeragezo cyawe neza ndetse ukineshe. Haleluya. Ibintu byakwemera byakwanga, Imana yitwa Imana kandi ntabwo ihinduka. Saha igeze umumama bita Hana, haleluya, ngo arasengana umubabaro. Ni nk'uwo nawe uri gusengana muri iyi minsi. Akawunga ntikakiboneka, umuceri waruriye, amavuta ntuzi uko litiro ihagaze, ibiciro byarazamutse, akazi kabaye ntako, ibigeragezo byabaye byinshi biraza byikubita ku mutwe. Noneho ubusigaye ugenda wunamye uku. Kubera iki? Kubera ibigeragezo. Ubundi ibigeragezo bivugwa hehe bizwi? Ibigeragezo ni imvugo yo kwimahoroneza y'abakristo. Ubundi bigeragezo aha hanze yugeze mu buzima busanzwe babyita ibibazo. Noneho iyo mugeze hano mu rusengero ntago muvuga ngo mfite ikibazo, ahubwo ngo mfite ikigeragezo kiri ku mpanda. Ati aho kingeze ndi kumva cyenda guca n'umutima. Ati aho kingeze ndimo kumva noneho, haleluya, n'umutwe ugiye gucika.
hana ngo nuko aritegereza areba Penina uburyo abana batamba mu mbuga, bamwe bakambakamba, abandi bahamagara mama, papa, daddy, how are you? You are fine. Tuvuye ku ishuri, ibintu byagenze neza, nta kibazo. Nuko ngo Penina yaba yicaye akumva agize ishema n'icyubahiro, yarangiza akabwira Hana ati nkawe rwose, nkawe waje kumara iki? Kuzuza wese gusa. Nuko kundiraho iraha ko uri mukeba wanjye, icyo ngicyo ubu nta n'isoni bigutera. Nuko uricaye aho ngaho ujunditse amajiga aho ngaho ngo nawe ngo uri amagore, ni ngaho nsa turebese. Hana ngo ibyo byose yabyumva akarira. Haleluya. Bingana nuko nawe bagucunaguza muri iyi minsi, bakwibutse ejo hawe, bakwibutse ejo hashije, bakubwira ko bitashoboka. Akazi ntago wakabona, amafaranga ntago wayabona, ntabwo byatungana, ntago wakubaka inzu nziza nka yiriya yanjye, ntago wagera ahantu hakomeye nk'aha ngaha nageze, ntago byashoboka. Weho mwene runaka, Imana iturengere cyane. Ndagira ngo nkubwire, kugeragezwa ntago ari icyaha muvandimwe. Intebe y'ikigeragezo wicayemo ntabwo ari ikosa, ntabwo ari akabando k'iminsi wajugunye kure, si Imana wabujije kurema, kandi si izuba wahagaritse, si n'imvura yatinze kuboneka. Haleluya. Ahangaha muri 26 ngo uwo mugore, haleluya, aravuga ati Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, ninjye wa mugore, haleluya, ninjye wa mugore wazaga imbere yawe ndikurira, nanjye ntakikira nk'abandi babyeyi. Ninjyewe wa mugore wazaga imbere yawe ntazi gushyira imugongo. Ninjyewe wa mugore wazaga mfite agahinda ku rubyaro. Haleluya. Ninjyewe wa wundi, haleluya, bwira Satani ngo ninjyewe wa wundi wari warabuze urubyaro none ndarubonye. Ninjyewe wa mugore wazaga imbere yawe no kubumbura umunwa simbishobore, kandi icyo nagusabye Mana nicyo wampaye, nanjye ndagushimye. Niyo mpamvu umuhigo naguhigiye nkuhiguye. Nguyu Samweli wanjye. Haleluya. Imana iguhereze Samweli nawe. Erega Samweli ntago yaba umwana bubebe. Samweli ashobora kuba n'ikibazo cy'amafaranga wari ufite, Imana igiye gukemura. Haleluya. Samweli ashobora kutaba umwana bashyira mu mugongo, Samweli akabicumba Imana iguhaye, igukiza umusonga wa Bayeri. Yesu nashimwe cyane. Wari wacana umuriro, Bayeri akarakavuga ati ku kwezi njya nkonsoma 5, none ndi kubona hiyongeyemo n'igihumbi. Akavuga ati noneho nzajya mbakupira mu masaha runaka kugira ngo 5 byanjye bitazagira ute, bitazarenga. Wamubwira ngo iki? Wamutwara iki? Niyo mpamvu abapangayi benshi usanga ari kuvuga ati Mana yanjye, ugaturana na Bayeri wawe, agahinda gakomeye cyane. Undi ati nge mba numva nakongera nkimuka yo nsanze Bayeri nawe abaho ngaho. Uzi kugira ngo uvome amazi yuzishura amafaranga yawe waruhiye, Bayeri akubwira ati ariko kurimo gusesa amazi biti. Wowe urukunyuguza imyenda 2-3, ibyo bintu urimo bururabizi. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo kugeragezwa ari ikosa, kugeragezwa si icyaha, ahubwo, haleluya, ahubwo kuneshwa n'icyo kigeragezo niryo kosa. Abasore bananiwe kwirinda, birangiraga bari gusambana, kuko bananiwe kwirinda mu bigeragezo byabo. Iyo bibanesheje rero bagwa hehe? Mu byaha. Abakobwa bananiwe kwirinda, ibigeragezo birabanesha bakagwa hehe? Mu byaha.
abagore bananiwe guhangana n'ibigeragezo ngo babitsinde bahita bakora divorce ako kanya. Ndatashye n'iwacu nararyaga narambaraga wana yewe nararyamaga iwacu nasizeyo igitanda icyumba cyanjye nta muntu kirimo ndatashye. Divorce kabigize ute yemwe irabaye. Umugabo ati ibi bintu byo kujya ngewe mbaho mu bintu bya condition ndabirambiwe, ibintu by'abagore mbivuyemo by'abanamuke habe na mwisho. Nawe akaba aragiye. Ntabwo kugeragezwa ari icyaha, ahubwo kuneshwa n'iki yemwe n'ikigeragezo nicyo cyaha. Kwihangana icyo gihe kuba kwagize gute, kuba kwabaye guke. Aleluya. Hari ubwo n'Imana igira nka guki kabikwicaje mu biro pa ukabubaye umuyobozi. Kwihangana kwa kunanira ukaba wakiriye karuswa bakaba baragusohoye ako kanya taha. Niba udashoboye akazi ukaba warabaye waruswa taha. Hari abantu bakeneye gukora akazi kandi bakagakora neza taha. Aleluya. Noneho uzi nko guhabwa akazi n'umuntu utize wiboneye amafaranga ye byaramuvunnye, yasunitse ishareta abona 50,000, agura igare abona biremeye, agura akamoto abona biri gucamo, agura ivatiri abona biraje, akora iduka abona biremeye, ageze ku rwego rwo kuzanamo nka manager, ageze ku rwego rwo kubaka uruganda. Warangiza ukaza wimaringa ngo rwose ngo narize ngo nje gukora iby'amashuri. Warangiza ukamwicira akazi. Rimwe kabiri sohoka, amafaranga yanjye yaramvunye, sha ukomeze uyahombye, ejo nzabaho gute? Sohoka va mu kazi kanjye. Ndagira ngo nkubwire ko mu bigaragazo duhura nabyo hari ibigaragazo twizanira twewe ubwacu, hari ibigaragazo duhangana nabyo ariko twabigizemo uruhari, hari ibigaragazo ndetse bidukora mu bwonko bikadushegesha bigatobora n'umutima, ndetse byaba na ngombwa bigasibanganya n'amazina yacu tugihari. Kandi ibyo bigaragazo byinshi nibyo twewe ubwacu tugira mwiki uruhari. Aleluya. Aleluya. Ariko hari n'ibindi bigeragezo duhura nabyo, tuzanirwa n'inshuti, tuzanirwa n'abavandimwe, tuzanirwa haleluya n'abantu bameze nka ba Penina. Ibaze kuba umuntu musangiye umugabo, isambu murayigabanye kandi buri wese afite urwe ruhari, ariko akanakwishyuza umwana, ntiyashobora kugutera iyo nda, ntiyashobora no kuyikubyarira. Byibuza kubwira ati byari byakunaniye none ngewe nagize ute nabishoboye. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo Uwiteka ari yamuzibye inda igira gute ibyara. Nose bwari ubushake bwe. Ariko gusenga, iyo usenganye umwete, Imana igira ute yemwe iragusubiza. Aleluya. Yeremiya 3:3 umurongo waho wa 3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara maze nkwereke ibikomeye biruhije wewe utabasha kugira ute kumenya. Haleluya. Nuko Hana arayitabaza, arayinginga. Haleluya. Icyo gihe ngo kuvuga biranga, noneho ngo Heri umutambya mwitegereje aravuga ariko uriya mugore yaje gusindira hano. Ahangaha niho basindirara. Aramubwira ati nyakubahwa nyagasani. Haleluya. Ntabwo nasinze kuko ntago ndi umugore w'ikigoryi. Haleluya. Ahubwo naho umubabaro n'agahinda bigize ute yemwe bingeze, umusonga wa mukeba ungeza ahantu habi. Tekereza kuba atarigeze atukwa n'abandi bantu, akaba atarigeze agenzwa n'abantu bo ku ruhande, ahubwo mukeba we. Byumvikana ko inshuti yawe ya bugufi, inshuti yawe y'amagara niyikugenza, niyigutangira amakuru, niyibona ibyikuvuga. Musangira mu gitondo, musangira saa sita, musangira nimugoroba, niyo bibaye ngombwa muryama hamwe. Iyo ngiyo uyibwire ngo Imana imfashe ntumbere Penina. Bwira mugenzi wawe gutyo, imubwira ati Imana imfashe ntumbere Penina. Wagize gutya ariyemeza
ahagarara kuri mukeba we, aramutoteza, aramutuka, amuraza ku ijoro iminsi myinshi. Ariko bwira mugenzi wawe ngo iyi saha igeze, Imana irakoza amarira. Haleluya. Iyo igihe kigeze, Imana iragutabara. Iyo saha igeze, Imana irakurengera. Iyo arengeye Hana, ije kukurengera nawe. Imana iri kumbwira ngo mu ruhande rwawe igiye kuguha Samweli. Ndimo kumva umwuka w'Imana arimo ambwira ngo nongere mbwire abantu bari kunyumva mwese uyu mwanya ngo Imana igiye kuguhereza Samweli, kuko icyo wasabye Imana ari kiguhaye uyu munsi mu izina rya Yesu. Ngo dusenge. Haleluya. Warucitse intege, warusubije umutima wawe inyuma, wabonaga Samweli atazaboneka kubera imyaka umaze mu bugumba, imyaka 38. Umurwayi yari amaze ku kidendezi, yari amaze kwiheba ko bidashoboka. Abarwayi bari barananiwe, bari barihebye, bari baracitse intege, bageze aho kumutererana. Ariko ku mwaka wa 38 Yesu agira ute yemwe, aragobodoka. Haleluya. Araboneka. Kwa Lazaro iminsi ishize mumva, Yesu yagize ute yemwe, yarabonetse. Ndabyibuka umubyeyi nawe ngo yaragiye gushyingura umuhungu we, kandi ngo yari uw'ikinege. Nuko ngo bahetse ikiriba, Yesu ngo amugirire imbabazi, abonye amarira afite. Nta mugabo yari afite, ntaki. Noneho ngo n'akana yari afite nako agaherekeje, bagiye kugira ute yemwe, kugashyingura. Nuko Yesu amubonye agira ute yemwe, aramugirira imbabazi, aramubwira witinya, niki kiri kukuriza? Ni akazi kahagaze si? Ati hoya, ahubwo ni umuhungu wanjye, ni umuhungu wanjye wapfuye kandi ndi n'umupfakazi. Yesu aramubwira ati humura. Abwira bari bafite ikiburi ati yewe sha, muhagararaho, muhagarara. Ariko oya, muhagarare, muhagarare. Uwo mutwaro mwikoreye si uwanyu, muhagarare. Icyo kibazo muri kuvuga ntago ari mwe mugishinzwe, ni muhagarare. Ubwo bukene ntago ari mwe mwabuvivura, mube mubuparitsaho. Ako kazi ntago ari mwe mugatanga, mube mugize gute, mube muhagaze. Nyiri ijambo agire gute yemwe, avuge. Arangije abwira umuhungu ati muhungu, byuka. Haleluya, ugende. Yo haleluya, 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 haleluya. Imana iri kumbwira ngo nawe izuye ibyawe byari bimaze gupfa. Imana iri kumbwira ngo komera, ukomeze bya bindi wari umaze kuvanaho amaboko, haracyari ibyiringiro. Nta kigeragezo gihari Yesu atakemura, nta rubanza rubaho Yesu atatsinda. Haleluya. Buriya hari amarira umaze iminsi uri kurira, ariko wirengagiza ko wari uri mu rukiko. Buriya mu rukiko rero umucamanza yo yambaye ikanzu, nta mbabazi wamutera zibaho. Icyo bita amategeko n'amabwiriza agira ute, arakurikizwa. Niyo warira kajana yewana, mbese ubu uri kugira ute se? Ubu uri kunezeza umutima wawe gusa, no kwibabariza amaso ngo atukure gusa. Ntago yabyumva. Hari igisubizo abari kimwe, ibi bintu urabizi cyangwa ntago ubizi, ni yego cyangwa oya. Itegeko n'ingingo zibirengera ziba zigize ute, ziba ziraho. Imana itugirire neza cyane. Mbabarira uhaguruke dusenge, kuko Yesu akoherereje avoka ukuburanira ngo agutsindishirize. Hana yabonye umwana mu gihe atatekerezaga, amarira yarize arayahozwa. Nawe uyu munsi hari icyo Yesu ashaka kuguhozesha, kuko ari umukozi w'umuhanga. Haleluya. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, turagushimye ko watanze Samweli mu gihe yari akenewe. Natwe tubwiye ko duhaye Samweli. Hari abari bafite Samweli w'ubukene, abandi bari bafite Samweli w'ubutindi, abandi bari bafite Samweli wo kubura amacumbi, abandi bari bafite Samweli wo kubura n'ibyo kurya, abandi bari bafite Samweli wo kuba bari aho ngaho bari mu butayu gusa. Ariko Samweli umaze kuboneka uyu mwanya ni uw'icyubahiro, ni uw'agaciro.
uyu Samweli wari warabuze turamwakiriye mu izina rya Yesu, turamwakiriye mu ngo zacu, turamwakiriye mu nzira turimo gucamo, turamwakiriye ahangaha ku itorero. Abaririmbye twakiriye Samweli, abanyamasengesho twakiriye Samweli, abanyempano twakiriye Samweli. Iyo umuntu adafite Samweli, n'abamuzi bose bamusekera mu byongorerano, abandi bakamuvugira mu ndamatama. Ariko iyo umuntu yabonye Samweli, n'abamusebyaga bose bazaga gufatikanya nawe gushima. Turagushimira ko duhaye Samweli kuri uyu munsi. Mana uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro ko abari barabuze akazi ubahaye Samweli w'akazi. Urakoze Mana ko abari babuze imigisha ubahaye Samweli ngo babone imigisha yabo muri Samweli. Haleluya, haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mana. Tugushimiye urukundo rwiza udukunda, tugushimiye neza n'imbabazi utugirira, kuko ari weho dutakiye nawe ukaba udutabaye. Natwe tuje tugushima dukomera Imana yacu amashyi n'icyubahiro urakoze. Amen, amen.